Hello abashoramari, hari abantu baba bafite gahunda yo gukorera amafaranga, bafite ubushake bwo gukorera amafaranga muri crypto, ariko badafite uburyo babona guidance, badafite uburyo bajya babonera amakuru ku gihe, uburyo babonera events n'amahirwe ashobora kubabyarira amafaranga. Hari n'abandi baba bashaka gukorera amafaranga muri crypto ariko nta bumenyi buhagije bafite muri ibi bintu bya digital asset. Niyo mpamvu nabazaniye iyi product yitwa Crypto Game Changers. Crypto Game Changers ni community y'abahanga mu gukora crypto, mu kwanaliza crypto ku buryo bishobora kugirira umumaro. Kujoininga rero iyi ni community iri kuri Discord, hanyuma kuyijoininga ni ukunyura kuri link iri muri description, hanyuma ukajoininga, wamara ukanda kuri link bahita bakuzana hano kuri iyi page uri kubona hano, hanyuma ugakirika hano kuri subscribe, wamara gukirika hano kuri subscribe ukaza hano kuri iyi page nanone, hanyuma ugakirika hano subscribe na $20 buri kwezi, hanyuma ugakorera amafaranga hamwe n'abantu, ukinjira muri community n'abandi bantu bagufasha gukorera amafaranga, by'umwihariko team ya Intogore Fintech iyo izabafasha kugira ngo dukomezanye muri uru rugendo. Remember, niba ushaka gukorera amafaranga biri serious, niba ushaka gukorera amafaranga ufite long term goal, iyi ni product nziza, ni amahirwe meza ugomba gufatirana kugira ngo utangire wubake ubushobozi bwawe buhoro buhoro. Yaba wa muntu udafite ikintu na kimwe azi kuri crypto, ushaka kumenya opportunities ziri muri crypto, namugira inama yo kujoininga aya mahirwe. Yaba wa wundi n'ubundi ufite utuntu duke azi ariko ashaka kudushyira ku murongo, ashaka kugendana n'abandi kugira ngo bimubyarire inyungu, namugira inama yo gufatirana aya mahirwe, kubera ko bifuza ko abantu bagirirwa umumaro n'izi digital asset, babyaza umusaruro. Aya mahirwe digital asset zizana nk'uko abandi bantu bagenda bazibyaza umusaruro. Niba rero uri serious ushaka gukorera amafaranga muri iyi industry, nakugira inama yo kujoininga iyi Discord server. Iyi Discord server ni ukwishyura $20 buri kwezi, hanyuma uzajya ari guaranteed, uzajya ukwezi kuzajya kurangira warayagaruje, waranaya ku giciro nyinshi. Hanyuma usubscribinga rero ni ukwishyura n'ubundi muri crypto, ukanda hano subscribe, wamara gukanda hano subscribe, ikintu cyane urabona hano $20, hanyuma subscribe to Crypto Game Changers. Hanyuma hano urabona hano hari card, hano akaba we Ethereum. Urakanda hano kubera ko no kwishyura muri crypto, urakanda hano ugomba kuba ufite Ethereum, hanyuma wamara gukanda hano urabona ni Ethereum ugomba kohereza n'umuntu ukoresheje network ya Ethereum, hanyuma ugaklika hano kuri connect. Hano guklika kuri connect bihita bikujyana kuri wallet yawe ufite muri browser. Mwibuke abantu bakunda gukoresha crypto, bashaka gukoresha crypto, ni ingenzi cyane ko mugira wallet, multiple wallet, mutakoresha wallet imwe. Ushobora kuba ufite trust wallet kuri telefone yawe, ariko ni ngombwa ko ugira n'indi wallet muri browser yawe. Ku bantu batazi guconnecta wallet muri browser zabo, ndaza gukora video n'ubundi mbigaragaza, mbibigisha uburyo ushobora gushyira wallet yawe muri browser yawe, kugira ngo niba wenda ugiye nko gukora transaction uri kuri computer yawe cyangwa muri telefone yawe, bitahita bigusaba ko uhita ujya mu yindi app, kwimukira mu yindi app, ahubwo ukanda uraza ugakanda hano kuri kano kantu, bagahita bakwereka wallet ufite ziri muri browser yawe, hanyuma ugakanda kuyo ushaka, hanyuma ukadogingaho, ugahita ukora icyo ushaka gukora. Ushobora rero mu gihe ugiye nko gukora transaction, iyo ukanzeho gutya n'ubundi bahita bakujyana kuri ya wallet yawe, hanyuma ugashyiramo password, hanyuma ukishyura bikarangira. Guys, nuko bimeze, nuko
ushobora kwinjira muri iyi Discord server, muri iyi Discord channel. Ndizera ko muzahungukira byinshi, ndizera ko muzamenyera byinshi, ndizera ko biraba ari itangiriro ryo kugira ngo mutangire mwubake uburyo bushobora kubaha amafaranga. Guys, mwibuke ikintu kiri serious muri iyi industry cyangwa mu buzima busanzwe, ikintu kiri serious kigomba kugufasha kugira icyo ugeraho, ni ikintu gisaba step. Hari step rero ugomba kunyuraho. Zimwe muri step rero ugomba kunyuraho nuko ugomba gufashwa n'abantu, ugomba gufashwa n'abandi kugira ngo ugere ku nzozi zawe, ugere ku byo wifuza kugeraho. Bamwe rero mu bantu ugomba gukenera mu gihe uri muri industry, mu gihe ushaka guhindura byinshi muri industry, ni abantu bafite ibyo bazi, byinshi muri iyi industry. Ibintu byose niba ushaka gukora ikintu neza, ni ngombwa ngo wegere aba expert, ujyane nabo, ukorane nabo umunsi ku wundi kugira ngo ushobore kungukiraho byinshi, ushobore kumenya gutera ikirenge mu gihe cyabo, hanyuma uko bunguka nawe bunguke. Ni ingenzi rero ko n'ibi ngibi atari bya bindi muve mu bintu byo kugendera mu kigare, hariya biri kunguka, hariya biri kunguka. Kugenda udafite umurongo ni bibi. Ni ngombwa ngo mubyaze umusaruro. Iyi product yitwa Crypto Game Changers. Crypto Game Changers izabafasha n'ubundi kwanlockinga ibintu, opportunities nyinshi muri crypto, amasomo menshi ku bantu n'ubundi bashaka kugira ibintu bigira muri iyi industry. Ni ingenzi cyane ko bajoininga, bagafatirana aya mahirwe. Guys, murakoze cyane rero, nizere ko aya mahirwe murayafatirana, hanyuma mukayabyaza umusaruro, hanyuma turi kumwe, turi hamwe, tukagira ibyo twubaka muri industry ya crypto bitugirira umusaruro, bishobora kutubyarira inyungu, bishobora kutubyarira akazi ka buri munsi. Remember, ikoranabuhanga nicyo kintu turi kuganamo, nicyo kintu gifite agaciro muri iyi myaka turi kuganamo. Niyo mpamvu mugomba kwiga uburyo mugomba kuribyaza umusaruro nk'uko abandi baribyaza umusaruro. Iyo urebye ibindi bihugu usanga n'ubundi ikoranabuhanga ryo rituma babaho ubuzima bwabo bwa buri munsi bitewe no kubyaza umusaruro opportunities zirimo zigiye zitandukanye mu buryo buri serious, kugira rero n'ubundi wubake izo opportunities zibone, wubake ubushobozi bwo gukorera amafaranga muri iyi industry. Nk'uko nabivuze, ugendana n'abahanga, nuko umunsi ku wundi uba uri kumwe n'abahanga mukora ibintu biri serious bijyanye n'ubundi na career yanyu. Niyo mpamvu rero ari ingenzi ko mufatirana aya mahirwe. Guys, murakoze cyane.